zakora naho dusanga ibintu bimeze nk'uko nguko kuko twibuka yuko cyari icyo gihe ubutumwa bugiye gutangirwa bwa nyuma nabwo hariho igihe cy'umwijima wari umaze igihe kinini cyane uwo mwijima wari kuvanwaho n'iki n'uriya mucyo w'ubugorozi bw'igiciro 14 ariho uriya ubutumwa bw'amarayika batatu bwari butangiye ariho kiriya gihe Mireri yahabwaga umucyo akiga ibyanditswe akoresheje iki amahame yahawe hanyuma abamarayika twabonye ko ni mu nzandiko z'ibanze promeze kuri paji 129 ko ngo yahawe amatariki abamarayika yabaye amatariki yamufashije kugira ngo asobanukirwe n'iby'ubuhanuzi twabonye ko yahawe ni nabyo twabonye muri mugani mu by'inzozi za Mireri ko ngo kuri we rwari urufunguzo urwo rufunguzo rwari rufite tugerageza ngo rufite amenyo atatu kuko batwereka yuko yahawe amatariki atatu ayo matariki atatu yahawe yari umwaka wa 677 mbere y'ivuka rya Kristo n'umwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Kristo n'umwaka wa 508 ibyo ntabwo mbigarukaho muri twaguye mu karere cya kigwa yatabura nabahaye y'ururekane rw'imyaka 2300 tubona nyine muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 ari byo byari biri kutwereka bigende bikaduha n'amatariki yandi yose yandi matariki adufasha ibyo rero byose ngo byagomba kugira uburyo bwo kwigwaho noneho amahame Mireri yahawe kwiga kuriya twagombye gusobanukirwa nuko natwe mu gihe cyacu noneho ariho twibuke ko hari citation n'abahawe bushize batubwira ko ngo abantu bari bamaze ubutumwa bw'amarayika wa gatatu abo bantu ngo nabo bagomba kwiga ibyanditswe nk'uko Mireri nawe yigishijwe kugira ngo bagire bate bashobore kugenda mu mucyo neza bashobore gusobanukirwa neza uko bimeze none ku cyanga turi kwibaza n'ibyaye tuvuga ngo Yesaya igice cya 28 umurongo wa 13 aho tuza kubona amagambo tubwira ngo ihame ku ihame umurongo ku murongo bikeya hano cyangwa se ihame ku ihame cyangwa itegeko ku itegeko umurongo ku murongo bikeya hano iri n'uyihame naryo tugiye nyirago turebereho ridufashe ni naryo tugiye kuzashingiraho ibyigwa bindi bigiye kuzakurikiraho kuko aya mahame nituba turi kuhuza n'ibyo ngibyo nibabwiye bya Mireri kuko twabibonye ihame ntabwo nisubiramo twabwiye yuko ngo abari mu butumwa bw'amarayika wa gatatu abo bagahamagarwa kwamamaza ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bagomba kwiga ibyanditswe bakurikije amahame Mireri nawe yakoresheje ni ukuvuga ngo ahangaha iyo tugira ngo ihame ku ihame ni ukuvuga ngo hari amahame Mireri yari yahawe nawe ayo mahame kandi nuko turi kwibona murabona ko muri Yesaya igihe cya Yesaya ni ryari Yesaya mwibuke ko Imana yamuhagurukije muri kiriya gihe ubwoko bw'Imana nabwo bwari bwaragiye kure Imana yashaka kugira ngo ibagarure mu mucyo ibarinde kujyanwa i Babuloni bari baramaze gusaya bari barashayije ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana mwibuke nduva muri Yesaya ku gice cyawo cya 6 niho bari ku murongo wa 8 niba kareza niyo yavugaga ngo mbese natuma nde hari ibibazo Imana iri kureba ikareba abo bitwa ngo abana bayo cyangwa se abo yahaye inshingano cyangwa se ikabaza iti mbese ndatuma nde twabonye yuko ngo amagambo nimuyasoma neza muzasanga yuko mbere yuko Yesaya avuga ngo mwami ndi hano ngo numa ni uko Yesaya nawe yari yabanje ngo kubona ubwiza bw'Imana ukwera kw'Imana abona ko ayanduye aravuga ati ndi umunyaminwa yanduye dore ndi umunyabyaha none ko mbonye ishyano
ngo batubwirwa ko ngo marayika yakufashe ikara ngo ry'umuriro ryaka umuriro ririho umuriro ngo amukoza ku munwa ari we kuva no kumweza noneho ngo imuha n'amagambo kuvuga ngo imuha ubutumwa imuha ibyo agomba kuzajya gukora. Ni ukuvuga ngo ubwo Yesaya yerejwe umurimo yerejwe inshingano agomba gukora, niho noneho nyuma yaho rero kugira ngo mbere ko tuza kugera kuri aya magambo no ku gice cyawo cya cyenda no ku gice cya cyenda niho nanone Yesaya abwirwa avuga Yesaya kuri gice cyawo cya cyenda nibwo nanone Imana ibwira ubwoko bwayo iti ubwoko bwanjye burarimbutse, ati ariko kugira ngo burimbuke ni buri kuzira iki? Buri kuzira ukutamenya, ubumenyi bwabo ni buke cyane. Ubwoko bwanjye bararimbutse, ubumenyi bwabo ni buke cyane, kandi kubera iki? Kubera ko barabayobeje. Kuri icyo gice cyawo cya cyenda ku murongo waho wa 15, igice cya cyenda umurongo wa 15, duhere ku murongo wa 14, duhere ku murongo wa 14, reka ndebe ko nsomeye mu Kinyarwanda. Duhere ku wa 13 baratubwira ngo ariko abantu ntibagarukiye uwabahannye, kandi ntibashatse Uwiteka Nyiringabo. Nicyo kizatuma Uwiteka acira Isirayeli umutwe n'ikibuno, inyindo n'imiberanya icyarimwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, n'umuhanuzi wigisha ibinyoma, naho wigisha ibinyoma niwe kibuno. Ku murongo wa 16 aravuga ngo abayobora aba bantu barabayobya, kandi abo bayoboye bararimbuka. Abayoboye aba bantu bari kubayobya, ariko kandi nabo ababera kuyobywa nabo bari kugenda bari kugana mu irimbukiro. Twibuke ya magambo nakunze kujya ngarukaho tubona muri Evangelize kuri paje ya 548, ariho nongera kubereka ibyira nzitane turimo y'inzira dukurikiye, ariyo mateka yacu turi kugera ubu ngubu tugira ngo turusheho gusuzuma twumve neza. Nuko abo bantu iyo bageze aho ngaho bagira bate? Haba abigisha benshi bakoresha ibyanditswe nabi, noneho bakagira bate? Bagatera urujijo. Bamara gutera urujijo, aha niho batubwira ngo abayobora ubwoko bari kubuyobya, kandi n'abo bayoboye bari kurimbuka. Iyo urumva icyo kibazo noneho icyo kibazo kirakomeye. Imana urumva icyo kibazo iri kubona uko abantu bameze gutyo, ndetse no muzabona ko kugiye ku muhanuzi Yeremiya ku gice cyawo cya 5, igice cyawo cya 5 niho urumva ari ku murongo waho wa mbere, niho avuga ngo zenguruka muri Yerusalemu, mu turere twa Yerusalemu twose, urebe niba hari umuntu n'umwe waba unyubaha. Icyo gihe nicyo gihe kibi cyari gikomeye. Icyo gihe bari bagiye kuzagira bate? Bagiye kuzahabwa ibihano byabo yo kuyoba, bakajyanwa i Babuloni. Igihe cy'urubanza kuri bo cyari nicyo bari barimo, cyari kiri kuba igihe cy'iteka ryari rigiye gucibwa, ariko urumva ngo bari gusuzumwa, basuzumwe, bari kugaragara yuko abo bantu badashyitse. Ariko none ikibitumye byose bimera bityo biri guterwa n'abo bantu bitwa ngo ni abayobozi,
ni ukuvuga ngo abo bagombye kuba bari ku ruhembe rw'umurimo, abo ngabo nibo bagiye kuzambya, nibo bagiye gutuma urwo rujyo ruba rwinshi, nibo bagiye gutuma abantu badashobora kugira bate, niyo batabona icyerekezo, badashobora gusobanukirwa n'aho bagana, nibo bagiye gutuma abantu bagwa mu mwijima. Noneho niba twabihuza n'amagambo nanone tubona muri Luka igice cyaho cya 18 umurongo muri kangahe batubwira ngo ubwoko ngo mbese ngo Kristo nagaruka ngo azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni ukuvuga ko mu kugaruka kwe nabwo azasanga hari igihe nacyo kijya kumera nk'ibyo ngibyo turi kubona igihe bari bagiye kujyanwa i Babuloni. Ni ukuvuga ayo mateka ndubona nigeze kubabwira ko ayo mateka bajyanwa i Babuloni, ayo mateka hari icyo tugomba kwigira kuko bigomba kudufasha muri igihe cyacu cya nyuma. None ikintu tugomba kureba ni uko nanone icyo gihe cy'isuzuma abo bantu, abo bigisha b'ibinyoma, mwibuka Yeremiya nanone yahanganye n'uwitwa Ananiya, akaba Yeremiya agasanga iby'ukuri kuri umuhanuzi w'ibinyoma nawe akaziraho. Icyo gihe no kuvuga muri iyo nabyo turimo nyine, Satani izo mbaraga zikoresha. Ariko none reka mureke turebe ihanga none muri Yesaya hari igice cya 28 kuri umurongo wa 28 hari icyo none tubwirwa naho abo bantu nubwo byari bimeze bityo, ni iki Imana yari kubasaba bagomba gukora, kuko cyagaragaraga yuko abo bantu ababigisha bari kubayobya, barayobejwe, ariko noneho bagomba kubikorera inzira. Ariho mwibuka mbere ko badusoma amagambo twibukiranya yandi duhora twibuka Yeremiya. Yeremiya niwe yababwiraga ngo nimubarize inzira za kera, gira igice cya 6 umurongo wa 16, ngo mubarize inzira za kera, ngo maze murebe inzira nziza mubare munyuramo. Noneho ku murongo ku gice cya 31 umurongo wa 21 bakababwira ngo murebe izo mbago, murebe ibyo bimenyetso biri ku nzira kandi mubyitondere. Mwibuke amagambo none twasoma mu kubara igice cyaho cya 35 umurongo wa 9, bakatwereka ko ngo iyi nzira abantu banyuragamo bagomba kugenda birukanka bajya mu mijyi y'ubuhungiro. Iyo nzira agomba kuba ifite ibimenyetso bihora bigaragara ku buryo umuntu adashobora kuyoba inzira. Murumva ko hari mu byo tugomba gukora, hari ubwo buryo tugomba kurushaho gusobanukirwa n'ibyo bimenyetso, cyangwa tugasobanukirwa n'iyo nzira turi kugenda. Iyo nzira tukaba turi kwibona neza, turi kureba ibyayo neza. Ariko ikibazo kigiye kuvuga ni uko ibi byabaye kuri Yesaya cya gice cya 28 baratubwira iki? Amagambo nanone umurangona ari guhura nanga gusoma umwanya ku murongo waho, dore ku murongo waho wa 7 atubwira ngo ariko n'Abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igishindisha kirabayobeje, umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'igisindisha vino ibamazeho, bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa, ameza yose yuzuyeho ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Azigisha nde ubwenge? Azigisha nde ubwenge? Ko abo ngabo nagombye kwigisha, ko ndeba mbona nyine bigira mu bisindisha, bakaba ari ubutambyi, ari ubuhanuzi, abo bose bakaba, none nakwigisha nde? Ngiki ikibazo kiri kubazwa.
imana iri kubaza ngo nakwigisha nde. Mwibuke aya magambo noneho yabwira Yeremiya ati, Yeremiya we ati ngaho zenguruka muri Yerusalemu ndebe niba hari umuntu wabona. Mwibuka noneho amagambo nanone yari yabanje kubwira Yesaya muri igice cya gatandatu, mbese natuma ku gice cya gatandatu mirongo umunani, mbese natuma nde. Ibi ngibi reka rero twumve bimwe. Ikindi twongeye gutsindagira tubwe ngo ameza ku meza yaho ngo hariho iki, hariho ibirutsi. Ameza yagombye kuba ariho iki, tubuze ameza ku bantu, ubwo niba abibuze ameza, umurewi wari aho ngaho yagomba guhita yumva ko ya mitsima igomba kuba irahera, kandi kiriya kigo cyerekeranye n'ahera cyari kiri kutwereka ibyo ukuntu batugomba kurushaho kujya mbere, turushaho kugaburirwa n'ijambo ry'Imana, tugomba kugaburirwa. Ntabwo hagombye kuba hari ibyo birutsi. Iyo vino tubwirwa iri gutuma badandabirana, ibisindisha. Mwibuke icyatumaga Imana ibwira ngo ntimukajye ko batagomba kunywa vino, ibyo bisindisha, inzoga noneho ubwo twatubwira ngo ni inzoga za Babuloni. Izo nyigisho z'ibinyoma, iyo mihango. Mwibuke abahungu ba Aroni, Nadabu na Abihu, kubera ko nabo bari banyoye, nabo bari bamaze gusinda, baragenda bajya bazana umuriro w'abanyamahanga, bajya kuwukoresha ku gicaniro, maze Imana ihita ibatwika. Mbese natuma nde. Ibyo bibazo ni ukuvuga ngo twebwe umunsi twebwe natwe hari ibyo twinshi turi kwibaza. Hari n'icyo kintu nari kubabwira, baje kwibaza ni mbese ko inzira yabaye inzitane, tubigenze dute. Muri ibyo tugomba kureba, harimo n'icyo uburyo bwo tugomba kujya kureba ijambo ry'Imana, tugomba kujya kureba uwo mucyo, ijambo ry'Imana. Ariko turabona dute? Hari kutubwira ngo mbese nakwigisha nde. Mbese nakwigisha nde ubwenge, kuko mu gihe cya nyuma bizagenda bite? Ubwenge buziyongera. Muri Daniyeli igice cya 16 cya 12 twabonye umurongo wa 4, ubwenge buziyongera. None ubwo bwenge niba bugomba kwiyongera, ubwo bwenge ndabwigisha nde. Reka twumve uko bimwe tubatubwira. Kandi uwo azamenyesha ubutumwa ninde? Ni abavuye ku ibere bacutse? Mbese ni impinja? Abavuye ku ibere bacutse bari kuramizwa amata? Mbese ni abo ngabo azigisha iby'ubwenge, bwa bwenge bwa bundi Daniyeli nawe yari kwibaza ati ko ibintu ntari kubyumva. Mbese ni abo ngabo bazabyigisha abantu bari kuramizwa amata? Mbese abo bacutse? Ni ikibazo gikomeye. Abagombaga kuba barabyize, abari bagomba kuba babyiga, bari kugira ati bagiye kwinywera inzoga, ku buryo noneho bari kudandabiranwa, ntabwo bashobora kuba babyiga. Ku murongo wa 10 tubwira ngo kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, n'umurongo ku murongo, n'umurongo ku murongo. Aha bikeya, hariya bikeya, ahubwo azavunagura n'ubu bwoko mu kanwa k'abanyamahanga b'urundi rurimi. Ubwo bwoko nibwo yabwiye ati uku niko kuruhuka, mureke urushye aruhuke, aho niho uburuhukiro, ariko banga kumva.
nicyo gituma ku murongo wa 13 kuri bo ijambo ry'Uwiteka rizaba itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, hariya bikeya na hariya bikeya, nk'uko ikora urugero bigomba kugenda. Munyangane gatoya narigize akabazo k'umuriro. Ngiye kuko bigomba kugenda aha uburyo agomba kwigisha abo bantu nguko kwari gwaratanzwe. nza hari amagambo numva twareba nanone, iyo kwendeze kazabwiza basomera ubutaha nk'uko uko nzaba niho ngomba kuzagaruka tukareba neza, ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi guhabwa gutya nibwo buryo n'ubundi